urakwizeye, umutima wanjye urakwizeye, umutima wanjye urakwizeye, umutima wanjye urakwizeye, umutima wanjye, umutima wanjye, umutima wanjye urakwizeye, umutima wanjye, umutima wanjye urakwizeye. Mwami ndategereje gusingira icyo wambwiye, ni kenshi nakumvise umutima wanjye urakwizeye. Mwami ndategereje, Mwami ndategereje gusingira icyo wambwiye, ni kenshi, ni kenshi nakumvise umutima wanjye urakwizeye. Mwami ndategereje, Mwami ndategereje gusingira icyo wambwiye, ni kenshi, ni kenshi nakumvise umutima wanjye urakwizeye. Mwami ndategereje, Mwami ndategereje gusingira icyo wambwiye, ni kenshi, ni kenshi cyane, nakumvise umutima wanjye urakwizeye, umutima wanjye urakwizeye, umutima wanjye urakwizeye, umutima wanjye, umutima wanjye urakwizeye. amen. Pastor Biomedi aze asenga Imana twinjira mu iteraniro rya gatatu. Abadiyakoni babwire bari abantu bicaye inyuma begere muri no myanya y'imbere kugira ngo dusenge Imana kandi twese twegeranye. Duhaguruke dusenge. Data wa twese wo mu ijuru akoze, turagushimiye. Wakoze ko wabanye natwe kuva muri cya gitondo gushikira isaha muri iteraniro rya gatatu. None rero tuguhaye kaze na karibu kugira ngo zubane natwe, shikirira iteraniro rije guterana. Ndasabye ngo Mwuka Wera abane natwe, ahezagira utuyoboye, ahezagira abaririmbyi. Turagomba kubona ubwiza bw'Imana kandi turagomba kumva ijwi ry'Imana rivugira hano. Banyabyaha bakizwe mu izina rya Yesu. Bwiza bwawe bukayanganire muri iri hema, imitima yagirushe iruhuke, abacumbagira bongere kugenda. Urakoze ingwara ziceceke kuko Yesu ari hano. Urakoze, turabigushimiye, tugukomeye amashi, twizera kubikora ni mu izina rya Yesu, amen. Haleluya. Genda umukristo nzahora ndiwe, mu bintu byose ngeze kubu jewe. Genda umukristo nzahora ndiwe, mu bintu byose ngeze kugupfa. Haleluya, Haleluya. haleluya. Amen. Reka baducurangire ahasigaye turirimbira Imana mu izina rya Yesu. Genda umukristo nzahora ndiwe, mu bintu byose ngeze kugupfa. Genda umukristo Hora mbihamya, hora bihamya, naho igihugu cyose cyanseka. genda umukristo Genda umukristo wo mu mutima, wo mu mutima, kuko ubu nsigaye nkunda Kristo. Icyatumye apfa yazize njyewe, nabuzwa n'iki kujya mukunda. icyatumye apfa yasize yazize njyewe, nabuzwa n'iki kujya mukunda. genda umukristo Genda umukristo ubwo buntu, ubwo buntu, narakijijwe urwa mu byaha. Genda umukristo naho naterwa n'ibyago nk'aba no ku
Kanzaribayo Nani miruho murakoze cyane. Imana ibaha umugisha. Korali Nayote mutambuke muze hano, kandi tugiye guhana n'ikaze. Nsabe abasangwa mwese na korali Erayo ndetse na korali Nayote n'abadiyakoni na worship team mwese muhaguruke musuhuze iri teraniro. Gatatu. Amen. Murakoze cyane. Imana ibaha umugisha. Reka twakire abashyitsi basangwa n'inshuti z'itorero mubana natwe mu materaniro agiye atandukanye. Nimuhaguruke tubakire. Dukomere Imana amashyi menshi cyane. Muri beza, muri benshi, murambura ibiganza mudusuhuze. Gatatu. Amen. Reka turebe noneho abashyitsi, abantu baje ari ubwa mbere aha mu Gatenga cyangwa abantu batahaherukaga. Abo ni abashyitsi bo mu bumwihariko. Basabe muhaguruke. Abantu baje ari ubwa mbere, abamaze igihe batahagera, nimuhaguruke. Dukomere Imana amashyi yaduhaye abashyitsi. Turabishimiye cyane. Namwe mugire gutya mudusuhuze. Gatatu. Amen. Murakoze cyane. Abadiyakoni babazane hafi. Aha muri iri teraniro turi kumwe n'abakozi b'Imana. Mwarimu Shyaka nadusuhuze. Pastor Viateur nadusuhuze. Pastor Diomede nadusuhuze. Pastor Atanazi nadusuhuze. Turi kumwe n'umwigisha kandi niwe muyobozi w'ivuga butumwa aha mu itorero ryacu rya Gatenga, Samson nadusuhuze. Amen. Nanjye ndabasuhuje. Haleluya. 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 Imana nibaho umugisha. Turi kumwe n'abandi bantu benshi mu buryo bw'ikoranabuhanga. Turambura ibiganza tuvuge ko tubishimiye. Kandi nanone turahangaha urugo rufite nyirarwo. Turi kumwe n'Imana yaturinze. Reka tuyikomere mu mashyi, kandi ntimukabikore mwicaye, mujye muhaguruka. Imana yacu yaturinze indwara, nubwo hari abarwaye ariko Imana yabashoboje kugera mu nzu yayo. Turambure n'ibiganza. Yaturinze impanuka, yaturinze byinshi. Imana turayishimiye. Rimwe kabiri gatatu. Imana ibaha umugisha. Hamwe natwe turabishimiye kandi turabakunda. Amen. Musuhuze uwo muntu muri kumwe, umubwire ngo Imana ikurebe neza kandi iguhe umugisha. Amen. Korali Nayote igiye kuziririmba nisoza. Korali Erayo iraririmba, kandi igihe mujye mugikoresha neza cyane. Karibu. Uzuye umutima Yesu warakoze, wakinze amarembo y'urupfu Yesu warakoze. Ishimwe niryuzuye umutima Yesu warakoze, wakinze amarembo y'urupfu Yesu warakoze. Ishimwe rinyuzuye umutima Yesu warakoze, wakinze
warakoze ishimwe ishimwe riryuzuye umutima Yesu warakoze wakinze amarembo y'urupfu Yesu warakoze wakinze amarembo ishimwe y'urupfu Yesu warakoze oh Yesu we warakoze Yesu we warakoze ishimwe riryuzuye umutima Yesu warakoze wakinze amarembo y'urupfu Yesu warakoze ishimwe riryuzuye umutima Yesu warakoze wakinze amarembo y'urupfu Yesu warakoze haleluya sinashimye cyane umurimo Yesu yakoze muri twuzuye
icyubahiro niwe mahoro yacu, niwe mahoro y'abamwizera. Nawe mwizerobo amateka yawe ahinduke, nawe mwizerobo araguhindurira ubuzima. Nawe mwizerubu amateka yawe ahinduke, nawe mwizerubu aguhindurira ubuzima. Nawe mwizerubu amateka yawe arahinduka, nawe mwizerubu aguhindurira ubuzima. Nawe mwizerubu, nawe mwizerubu amateka yawe ahinduke, nawe mwizerubu aguhindurira ubuzima. Nawe mwizerubu amateka yawe ahinduke, nawe mwizerubu aguhindurira ubuzima. Nawe mwizerubu amateka yawe ahinduke, nawe mwizerubu aguhindurira ubuzima. Aguhindurira ubuzima. Amateka yawe arahinduka, amateka yawe ahinduke, aguhindurira ubuzima we. Amateka yawe ahinduke, aguhindurira ubuzima we. Aguhindurira ubuzima. Yesu niwe byiringiro, niwe byiringiro, kandi niwe mahoro, amahoro y'abamwizera. Yesu gusa niwe byiringiro, niwe byiringiro, kandi niwe mahoro, amahoro y'abamwizera. Amahoro y'abamwizera, amahoro y'abamwizera, amahoro y'abamwizera. Hallelujah. Amen. Yes. Hallelujah. Namara, Kukumami Mani Sanava,
ishimwe abazi Imana yabo barakomeye bazakomera nibamara gukomera bakora iby'ubutwari. haleluya Imana ishimwe tuzinjirana amashimwe mu masezerano kuko Uwiteka amanukiye abe kubamara umubabaro. Tuzinjirana impundu nyinshi cyane mu masezerano kuko Uwiteka yamanutse kubamara umubabaro. Tuzinjirana impundu nyinshi cyane mu byo Imana yavuze kuko Uwiteka uyu mwanya yamanutse gutumara umubabaro. Abafite intimba n'agahinda namwe muremerewe n'ibibazo by'isi, nawe wabuze ukugira washobewe ndakubwira ngo kuko Uwiteka yamanutse gutumara umubabaro kuko amanywa na nijoro tuzindishirizwa bishobora byose kuko amanywa nijoro na nijoro tuzindishirizwa bishobora byose kuko amanywa na nijoro tuzindishirizwa bishobora byose. abazi Imana yabo bazakomera nibamara gukomera bakora iby'ubutwari. abazi Imana yabo nimuhumure abazi Imana yabo bazakomera nibamara gukomera bakora iby'ubutwari. dukora iby'ubutwari twese namwe mukora iby'ubutwari twese dukora iby'ubutwari kandi abazi Imana yabo barakomeye abazi Imana yabo bazakomera nibamara gukomera bakora iby'ubutwari. amen. Ashimwe cyane. tubayeho mu buzima n'ukuri tubayeho mu mbabazi z'Imana n'ukuri twese tubayeho nk'uko Imana yacu ibishaka n'ukuri tubayeho mu mbabazi z'Imana twishimiye namwe mubayeho mu mbabazi z'Imana twishimiye tubayeho nk'uko Imana yacu ibishaka twishimiye tubayeho mu mbabazi z'Imana twishimiye abazi Imana yabo barakomeye abazi Imana yabo nibamara gukomera bakora iby'ubutwari. kandi abazi Imana yabo abazi Imana yabo bazakomera nibamara bakora iby'ubutwari. nibamara gukomera bakora iby'ubutwari. twese nitumara gukomera n'ukuri dukora iby'ubutwari. ayiye dukora iby'ubutwari dukora iby'ubutwari. kandi tuzakora iby'ubutwari dukora iby'ubutwari. ayiye dukora iby'ubutwari dukora iby'ubutwari. n'ukuri abazi Imana yabo abazi Imana yabo bazakomera nibamara gukomera bakora iby'ubutwari. twese dukora iby'ubutwari dukora iby'ubutwari. ayiye dukora iby'ubutwari cyane we dukora iby'ubutwari. twese dukora iby'ubutwari dukora iby'ubutwari.
Hallelujah. bazagenda be kunanirwa bazakinagira nk'inyana ziva mu ruhongore bazaguruka nk'ibisiga bagira amakakama n'itoto igiti gitewe ku mazi cyera igihe gikwiriye icyo bazakora cyose kizababera cyiza iyo nibamo abategereje Uwiteka bazagenda be kunanirwa bazakinagira nk'inyana ziva mu ruhongore bazaguruka nk'ibisiga bagira amakakama n'itoto igiti gitewe ku mazi cyera igihe gikwiriye icyo bazakora cyose kizababera cyiza iyo nibamo gukiranuka izabanasira rifite gukiza mu mabaya ibirenge byabo ntibiteguza kuko umurinzi ubagose nasinzira iyo nibamo dore hari inzira nyabagendwa inyura amabera bakiranuka babereye isaba bange ikabatera umugongo abo naho baba abaswa bake ntibayiyoba kuko izuba ryo gukiranuka rizabarasira rifite gukiza mu mabaya ibirenge byabo ntibiteguza kuko umurinzi ubagose nasinzira iyo nibamo ariko koko byashoboka w'abatunzi ubu bibagirana gukomera kwabo kukaba ubusa ibyari byaba amashyimbo uwari mu mwuka impatimo yahuye n'iyera agira ati ibitabo byose birabumburwa habumburwa n'icy'ubugingo utabonetse yanditswemo aracibwa ahanirwa uwacanywe n'umurama iyo nibamo ariko koko byashoboka kw'abatunzi ubu bibagirana gukomera kwabo kukaba ubusa ibyari byaba amashyimbo uwari mu mwuka impatimo yahuye n'iyera agira ati ibitabo byose birabumburwa habumburwa n'icy'ubugingo utabonetse yanditswemo aracika ahanirwa uwacanywe n'umurama iyo nibamo
Simbarirano, simbarirano. Oya ni mama. Simbarirano, simbarirano, simbarirano. Oya ni mama. Simbarirano, simbarirano, simbarirano. Oya ni mama. Amen. Hallelujah. Zindangwa n'amaso y'Uwiteka ntakibegambura uzongera kubona Imana y'ubashambo ya Eliya ikakishira litatu mu gihugu Imana y'ubashambo ya Eliya ikakishira litatu mu gihugu Imana y'ubashambo ya Eliya Uwiteka arongera asura Eliya Uwiteka arongera asura Eliya Eliya umuhanuzi w'Imana witwa kuko wakoze ibyangwa n'amaso y'Uwiteka ntakimenagura uzongera kubona Imana y'ubashambo ya Eliya ikakishira litatu mu gihugu Imana y'ubashambo ya Eliya ikakishira litatu mu gihugu Uwiteka arongera asura Eliya wiyereka Uwiteka arongera asura Eliya wiyereka tugufitiye icyizere yewe Mana yera twari wowe Mana uyu munsi bimenyekane twari wowe Mana uyu munsi bimenyekane twari wowe Mana uyu munsi bimenyekane twari wowe Mana kumusozi Karumeli yasubirishije umuriro niyo Mana abahanuzi b'Bayali baragerageza bahera mu gitondo baranekebagura twebwe by'ubusa abahanuzi b'Bayali baragerageza bahera mu gitondo baranekebagura twebwe nuko Eliya nimurekeraho ahari Mana yanyu ahari Mana yanyu ahari Mana yanyu ahari Mana yanyu tugufitiye yewe Mana yera twari wowe Mana
uyu munsi bimenyekane ko ari wowe Mana. uyu munsi bimenyekane ko ari wowe Mana. Uyu munsi bimenyekane ko ari wowe Mana. uyu munsi ko ari wowe Mana. Uyu munsi bimenyekane ko ari wowe Mana. Hallelujah. Masaragisana masirengera nyimbi nazabishyiraho akatakura igitambo natagishyiraho abandi bavoma amazi nayo bamenaho arasenga umuriro uramanuka. Eliya afata igicaniro masaragisana masirengera nyimbi nazabishyiraho akatakura igitambo natagishyiraho abandi bavoma amazi nayo bamenaho arasenga umuriro uramanuka. Arasenga umuriro uramanuka. Arasenga umuriro uramanuka. Abantu bose baratangara. Arasenga umuriro uramanuka. Umuriro umanutse. Arasenga umuriro uramanuka. Bavugira rimwe bati Uwiteka ni we Mana. Umuriro umanutse. Umuriro uramanuka. Umuriro uramanuka. Umuriro uramanuka. Umuriro uramanuka. Twese umuriro uramanuka. Twese umuriro uramanuka. Umuriro uramanuka. Umuriro uramanuka. Amen. Tugufitiye icyizere yewe Mana yera, Uyu munsi ari wowe Mana. Haleluya. Imana tuyifitiye icyizere. Kwa muganga bavuze ngo indwara urwaye ntizakira. Imana tuyifitiye icyizere. Turimo turareba imbere tukahabura inzira. Imana tuyifitiye icyizere. Ubuzima bwaducanze, Imana tuyifitiye icyizere. Haleluya. Ku musozi Karumeli byari byanze, ariko Imana imanura umuriro itwika igicaniro. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Abahanuzi ba Bayali ngo bari bagerageje ngo biranga, ngo basukamo amazi. Eliya we ngo yasutsemo amazi kugira ngo abereke yuko Imana yacu tuyifitiye icyizere. Ngo wasutsemo amazi arababwira ngo nibongere bandi, ngo ariko ngo banze Imana yabo yari yasinziriye. Imana yacu tuyifitiye icyizere ntigisinzira. Haleluya. Ntabwo igisinzira. Imana iyo bavuze ngo ntibishoboka turayibwira ikavuga ngo iby'abantu babona ko bidashoboka. Kuri ngewe ni Imana ifite inzira nyinshi shobora gucamo, tifitiye icyizere. Korari Imana ibaho umugisha. Tugeze mu mwanya mwiza wo gutanga ituro ry'ishimwe. Hari ibintu Imana iba yakoze kandi tukabona ko yakoze. Buriya ntago turi abahanga cyane. Iriya mihanda twambuka ntabwo ari ukubera ko turi abahanga, ahubwo Imana ibana natwe. Hari n'ubagenda ku ruhande imodoka igaturuka inyuma ikamugonga bikarangira. Twebwe Imana yakomeje gukora iby'imbaraga. Nimuhaguruke dushimire Imana. Diomede azafate mikrofone. Nimuhaguruke dushimire Imana yabanye natwe. Nukuri yabanye natwe. Abana ku ishuri Imana ikomeje kubarinda. Business zacu Imana ikomeje kuturengera. Mu kazi Imana ikomeje kubana namwe. Reka dushimire Imana yakoze iby'imbaraga, kandi arasengera n'umuntu uri buze gukora mu butunzi bwe atanga ituro ry'ishimwe.
Data mu izina rya Yesu twongeye kugushimira uyu mwanya mwiza tugezemo duhaye icubahiro Yesu turagushimiye ko warinze ubuzima bwacu muri iyi minsi watwongeye iminsi y'ukubaho kuba duhagaze hano duhagaze mu ijambo Imana yatuvuze ko kandi we nta muntu afise ububasha na bumwe bwo gukura mu kiganza uwo wafashe mu kuboko turagushimiye ko wadufashe mu kuboko ukatugumya ukaturinda Satani ariyo mpamvu duhagaze mu ihema ryawe dutanga ishimwe none rero tugomba gusenga twongera kukwereka abantu bawe bagomba kugukorera turabasengeye Mana kugira ngo umuntu wese agomba kurambura amaboko ngo agukorere umugisha mu byo wamuhaye muri iyi minsi 6 warakoze none rero turabasengeye kugira ngo umuntu agira gukorere umugisha mu izina rya Yesu gira gutangira icyacumi mu byo wamuhaye tumusabiye umugisha mu maturu tumusabiye umugisha mu mashimwe tumusabiye umugisha urakoze turabigushimiye tugukomeye amashimwe izina rya Yesu amen. Team mutambuke muze iteraniro ryose duhimbaze Imana dutambukana amaturo yishimwe kandi dufite na kode ku nkuta murabona ahantu hari ibara ry'umuhondo 0773 reka duhimbaze Imana dutanga amaturo yishimwe Imana ibahe umugisha. Amen, amen. yose irahebuje ibyo ukora byose Mana byose birahebuje we imirimo yawe Mana we imirimo yawe Mana yose irahebuje imirimo yawe Mana we imirimo yawe Mana yose irahebuje kandi ibyo ukora byose we ibyo ukora byose Mana byose we byose birahebuje nicyo kidutera we nicyo kiduteramo guhora tugira ibitangaza nukuri we nicyo kidutera we nicyo kiduteramo guhora tuvuga ibitangaza imirimo kuko iyo twibutse imirimo wakoreye binera haleluya Imana ishimwe kandi iyo twibutse imirimo wakoreye ubwoko binera Mana we nicyo kidutera Mana we nicyo kidutera guhora tuvuga ibitangaza n'imirimo kose. Murakoze cyane reka nsabe Pasiteri Orea atambuka tugezeho amatangazo ahita asengera n'umwigisha twumve ijambo ry'Imana. Yesu ashimwe. Turashima Imana ko ikomeje kubana natwe kugeza muri iteraniro rya 3. Amatangazo yacu asanzwe nuko kuwa kabiri abagore basenga Imana guhera saa 3 kugeza saa 10 kandi saa 8 kuri uwo munsi abiga gusoma kwandika no kubara nabo bakiga. Abantu hari ukuntu umuntu baracikanywe n'amahirwe ariko nyamara buri Imana izana andi mahirwe. Kwiga n'ubuntu rero uwabishobora yagera nagahura n'abarimu bakamufasha akabimenya vuba. Imana ibaha umugisha. Hanyuma ejo kuwa mbere
tuzatangira igiterane twateguriwe n'itorero ryacu ku bufatanye na Minisiteri y'Abinginzi. Dufite igiterane cy'amasengesho kizatangira ejo guhera saa 12 kigakomeza no ku wa kabiri. Abadamu bamaze gusenga tugakomeza nimugoroba saa 12 tukageza saa 3. Hanyuma ku wa gatatu no ku wa kane nabwo igiterane kikazaba, ariko bwo tukazirirwamo tugakomeza na nimugoroba guhera saa 12 kugeza saa 3, ariko murumva ko hari umwihariko wo kwirirwamo ku wa gatatu no ku wa kane. Hanyuma ku wa gatanu igiterane kizakomeza kigeze saa 11 ku isaha ya saa 12 twese twiteguye duhite duhurira nanone mu giterane twateguriwe na korali Inyota ya Rufajiri. Mbese abinginzi n'itorero bazahereza itorero na Nyota ya Rufajiri. Murumva ko ari ibintu biteguye neza, nta bintu byo gushyiramo umwanya. Tuzahita dukomerezaho dukomeza igiterane. Rero ku wa gatandatu igiterane kizakomeza, ariko guhera ku isaha ya saa 10 kugeza nanone saa 3 za nijoro, ariko ku manywa ku wa gatandatu tuzaba twakoze igaburo ryera. Haleluya, haleluya. Ese muriteguye kuzagukora amasengesho n'igiterane kugira ngo Imana izabane natwe? Tuzakora igaburo ryera saa 7 tugeze saa 10 duhite dukomerezaho igiterane cya korali Inyota ya Rufajiri. Imana rero ibaho umugisha kandi Imana izababashishe kuboneka muri iyo myanya. Abaririmbyi baba babizi mu matangazo yabo, ariko ku wa mbere ejo hazaririmba korali Nayoti izaba yakira korali Elayo. Hanyuma ku wa kabiri hazaririmba korali Beura na korali Holy Nation. Ku wa gatatu ni worship team na korali Ukuboko kw'iburyo. Ku wa kane hazaba hari korali Holy Nation na korali Nayoti. Ku wa gatanu hazaba hari korali Inyota ya Rufajiri n'abashyitsi. Hanyuma ku wa gatandatu ku igaburo ryera hazakora korali Ukuboko kw'iburyo na korali y'abashyitsi. Hanyuma duhite dukomereza mu giterane n'abashyitsi na korali Inyota ya Rufajiri. Ku cyumweru rero tuzagira amateraniro 3 nkuko bisanzwe, igiterane gikomeje. Hanyuma ku isaha ya saa 8 dukomerezeho igiterane na korali Inyota ya Rufajiri ndetse na korali Urukundo izaturuka muri korali izaturuka mu Rurembo ubu ngubu rwabaye rw'amajyaruguru, ariko ni Muhoza Musanze niho iyo korali izaba yaturutse. Murumva rero ko ari ibihe byiza, Imana izababashishe. Mbese nuguhera ejo tutaruhutse, ese turajya mu mwuka. Haleluya. Muzaze twegera Imana, nayo izatwegera, turwanye Satani nawe azaduhunga. Reka rero twakire ijambo ry'Imana. Muhaguruke twakire ijambo ry'Imana. Mana yacu nziza, turagushimiye kuko umugambi wawe ni mwiza kuri twebwe. Turi abana bawe, nawe uri data. Turagushimiye rero kuko waturarikiye kuba mu nzu yawe, tukaba tugeze mu mwanya wo kumva ijambo ryawe. N'iri jambo ni rikuru, riraturuta twese, kandi mwami riruta ibintu byose kuremera. Niyo mpamvu umugaragu wawe ahagurutse ku bwaryo. Turamwingingiye kugira ngo umubashishe. Ntiyabibasha, ntiyabishobora, nta nubwo yamenya uko abigenza, ariko uri Imana imukoreramo kuko wamuteguye uyu munsi. Umukoreshe kugira ngo natwe twumve icyo wateguye kutubwira, kugira ngo twumve icyo Umwuka abwira amatorero muri iri teraniro. Urakoze Mana, umubashishe, umubeho Umwuka wera abe hagati muri twebwe, kandi utubashishe twese kugira ngo tugabane nawe ibyo yaduteguriye kuri uyu munsi, mu izina rya Yesu umucunguzi wacu. Yesu ashimwe. Mwiriwe. Ndashima Imana ko dushoboje kuboneka muri uyu mwanya. Amazina yanjye nitwa Mbonyi Samson, nsengera hano. Reka dufatanye ijambo ry'Imana. Tugiye gufatanya ijambo ry'Imana ryanditse mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana ibice 15 umurongo wa 7. Yohana ibice 15 umurongo wa 7. Mu isezerano rishya n'urupapuro rw'111. Ubutumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Yohana ibice 15 umurongo wa 7. Dusome.
haranditse ngo nimuguma muri nge amagambo yanjye akaguma muri mwe mwuzuze musabe icyo mushaka cyose muzagihabwa. Dusubiremo. Nimuguma muri nge amagambo yanjye akaguma muri mwe musabe icyo mushaka cyose muzagira gute? Imana ibahe umugisha. Reka dusoreze mu gitabo cyanditswe n'umuhanuzi Yeremiya ibice 17 umurongo wa 5. Yeremiya ibice 17 umurongo wa 5 ni urupapuro rwa 726. Yeremiya ibice 17 umurongo wa 5. Mwahageze? Okay, dusome. Uku niko Uwiteka avuga ati: havumwe umuntu wiringira undi muntu akishima amaboko ye mu mutima we akimura Uwiteka. Azaba ameze nk'igiti, azaba ameze nk'inkokore yo mu butayu, kandi icyiza n'icyiza ntazagira gute? Ntazakibona, ahubwo azatura ku gasi ko mu butayu, mu gihugu cy'ubukuna kidatuwemo. Murongo wa 7. Hahirwa umuntu wizera Uwiteka, Uwiteka akamubera ibyiringiro, kuko azahwana n'igiti cyatewe hafi y'amazi, gishorera imizi mu mugezi, ntikizatinya amapfa nacana, ahubwo ikibabi cyacyo kizahorana itoto, ntikizita ku mwaka wacanyemo amapfa, kandi ntikizareka kwera imbuto zacyo. Amen. Ndashima Imana yabanye natwe mu iteraniro rya mbere n'irya kabiri, kandi niringiye ko n'irya gatatu iri bubane natwe. Umurimo wo kuvuga, umurimo wo guhagarara imbere y'abantu niwo murimo wa mbere ukomera, kubera yuko ibintu uvuga abantu baba babizi, baba barabyigishije, baba barabisomye, basanzwe bakumenyereye. Nta kindi kintu rero cy'ubuhanga wazana uretse umwuka w'Imana wabana nawe akabasha kwemeza abantu. Amen. Ubu rero ndimo ndasaba Imana, ndaninginga ngo umwuka w'Imana atwemeze, kandi njya ninginga Imana ngo igihe cyose magaze imbere yayo ibintu mvuga Imana igiheraho aba ari jyewe yigisha, hanyuma n'abandi bibafasha. Intego nahisemo ko tuganira ni ukuba mu Mana. Yesu ashimwe. Zaburi ya 91 iravuga ngo uba mu rwihisho rwisumba byose. Ariko mujye mwumva ko kantu ngo ni ukuba muri cover, ni ukuba ahantu wihishe, kandi aho hantu wihishe ukamenya ko Imana hasumba ahantu hose. Azahama mu gicucu kigize gute? Kishoboye bingahe? Byose. Iyo ukomeje ugasoma iyo Zaburi hari bavuga ngo ubwo batewe mu bikari by'Uwiteka bazakomeza kwera, bazagira itoto no mu busaza bwabo, bazakomeza kugira itoto n'ikakama, kugira ngo byerekane ko Uwiteka aboneye. Hari ahandi havuga ngo hahirwa umuntu utoranya ukamwiyegereza. Yesu ashimwe. Iyo Imana igutoranya, reka mabwire, hari ibintu tujya dupfusha ubusa, ariko niba hari ikintu gikomeye muri iyi si ni ugutumirwa mu birori by'abakomeye, bakaguha invitation nk'abandi, bakakurangiraho imodoka zizabakura, ukagenda ukicarana n'abakomeye, uba wumva isi yose wayimaze. Natwe rero iyo turi muri Yesu, turi mu gicucu cyishoboye byose, isi yose biri mu biganza byacu, kubera ko tuba turi abana b'Imana. Mu buryo bw'umubiri tuba turi ku isi, ariko mu buryo bw'umwuka tuba duturanye n'Imana. Haleluya. Intambwe ya mbere rero ni ukwakira umwami Yesu. Yesu arusha abandi bose kudukunda. Muzima nkunda kuririmba mvuga gake iyo ndi imbere y'abantu, bagira ngo ibyo bintu mubyumve. Yesu arusha abandi bose kudukunda, harushukwa bavandimwe bakundana, nawe izindi nshuti zacu zaduhararuka zose, Yesu nagahemuki abakunda. Tumumenye kwari inshuti ishimira kuduha imigisha
imigisha yose iganje, nibyo bituneshereza, nibyo biturindi bibi tukayoboka ya nzira igerewe. Hari ikintu bita incarnation cyangwa incarnation mu cyongereza. Nuko Imana yigize umuntu imanuka mu ijuru, haleluya, iraza yigira umuntu. Yesu yigira umuntu, asiga ubwiza bwe, ava mu bumana, araza avukira mu kiraro, avukira mu babaji, avukira mu babumbyi, nibyo ahantu hatamenyekana, kugira ngo ase n'abantu batize, kugira ngo ase n'abo bakene, kugira ngo ase n'abantu batagira shingerugero, aharaho nabo babone. Mu isezerano rya kera iyo umuntu yashakaga Imana yagombaga gushaka igitambo, agashaka inka, agashaka intama, cyangwa akirukanka ku numa. Bivuze ngo umukene ntabwo yashoboraga kubona izo mbabazi. Ariko Yesu aje mu bintu yaravuze ngo ibirema biragenda, impumyi zirahumuka, akanyuma aravuga ngo kandi n'abakene nabo barabwirwa ubutumwa bwiza. Yesu nashimwe. Rero uyu Yesu wamanutse mu ijuru akaza kwishushanya nawe, wababwira ingeso zanyu, buri muntu wese akavuga ngo buri muntu natubwire defoze. Hari uwatubwira ukuntu agira umujinya, hari uwatubwira ukuntu atize, hari uwakubwira umuryango akomokamo, ariko Yesu yaraje yisanisha natwe kugira ngo aturonke. Yohana arandika ngo ariko abamwemeye bose yabahaye ubushobozi. Hari systeme yo guhitamo abayobozi bita vetting system. Ikora cyane mu gihugu bita muri Singapore. Kugira ngo uzabe nka gitifu w'akagari cyangwa w'umurenge cyangwa wahehe, bisaba ko bagenda bakarambagiza, bakakumenya amakuru neza, bakavuga bati uyu yize hehe primaire, uyu yize hehe secondaire, ese yabaye duwaye, ese yabaye hari aho yayoboye, ese yabaye chef de classe, mu ishuri yaribaga cyangwa yabaga uwa mbere. Bagakurikirana, bazabona ko urugendo rwawe rwabaye rwiza, bakabona kuguha akazi, bakagushyira mu nzego z'ubuyobozi. Ngwiro mwicaranye rero ngo twebwe yaduhisemo ntacyo dufite. Ijambo ry'Imana riravuga ngo dore hazabaho inzira nyabagendwa, izitwa inzira yo kwera, abagenzi naho baba ari abaswa ntabwo bazagera gute, bazahiyoba. Imana ishimwe, haleluya. Rero abantu bemeye kwakira umwami Yesu, atitaye aho ko bize primaire cyangwa batayize, atitaye ko bazi icyongereza cyangwa batakizi, yabahaye ubushobozi, ibagira abana be. Imana ishimwe, haleluya. Yohana yaranditse mu nzandiko ze, arandika aravuga ngo uwo twumvise, Yesu ashimwe, uwo twabonye intoke zacu zikamukoraho, uwo ni we bugingo. Ubwo bugingo bwarerekanwe, turabubona kandi turabuvuga. Muri we uretse no kuba harimo ubugingo, iri jambo ubugingo nyine mu Kinyarwanda nuko barisobanura, ariko mu Gifaransa c'est la vie. La vie ni ubuzima. Mu buzima harimo ubugingo, harimo imibereho, harimo ubugingo bw'iteka. Iyo wakiriye umwami Yesu uba ubonye ubuzima. Yesu nashimwe. Ubona, reka mbabwire, mu myaka mfite nabonye abantu babona za doktora, bize amashuri menshi, ariko bakabirukana kubera ko ari abasinzi. Bakabirukana pe, akaba ari umudokiteri ushobora kumara iminsi 3 baramuhembye, yaraheze mu kabari, afite masters ariko ari umusinzi. Ndashaka kubwira ko amashuri ntabwo atanga ubugingo. Kandi nabonye n'abantu batize bakomera Imana ikabakomeza, kuko bakiriye icyo twakita valeur ajoutée. Ndaje ndabasobanura valeur ajoutée, sibyo? Ni inyongera agaciro. Buriya mu bintu by'imisoro hari ibintu bita ngo ni TVA. TVA ni umusoro w'inyongera agaciro. Reka maho urugero, buriya urukwi ntabwo rwishyura TVA. Ndaza kuvuga ngo Rwanda Revenue yantumye, ndabasobanurira. Igiti uguze inturusu ntabwo wakishyura uwo musoro witwa inyongera agaciro, ariko iyo uguze amakara wishyura umusoro. Kubera iki? Watemye igiti, uragenda uragicana,
gihinduka amakara, hari ikindi kintu wagikozeho, ubwo rero uzishyura iki? Inyongeragaciro. Yesu yatwongereye agaciro tutari dufite. Turabona mwambaye amakote meza, turabona mugenda mu mamodoka, turabona abana banyu biga mu mashuri meza, muratubona turagaragara. Nuko Yesu yatwongereye agaciro. Hari ibindi bintu yakoze adukoraho, tumuhereze icyubahiro. Ese ntabibavugiye? Hari abantu Yesu yongereye agaciro akavuga ati yangize neza, kandi urabizi uko wari uzi naho ukomoka. Niba bahari muri iri teraniro rya gatatu, muhaguruke mumuhereze icyubahiro. Buri wese atere haleluya kurwa ruhande. Mana ishimwe, yaduhaye ubushobozi, Mana ishimwe, bwo kwitwa abana b'Imana. Erega burya hari ahantu utagera. Muri stade hari ahantu bita ngo nahasigaye hose, ahasigaye hose. Hari naho ujya kugera abashinzwe umutekano bavuga ati ihamira aho ngaho kuko nta invitation wahawe. Ariko yaduhaye invitation, kandi invitation yayandikishije amaraso ye. Hari akantu bita karaviyu, yakandikishije amaraso ku musaraba, yiyeherezaho abatize n'abizi ndushyi n'abapfakazi, abatagira shinge na rugero, abarushye n'abaremerewe, abazi base n'abatabazi, abihimbye amazina bishyiraho n'iminsi ya za anniversaire. Aravuga ngo nabo nabangeranyije ku musaraba, baravuga ngo data birarangiye. Mana ishimwe, abamwemeye bose yabahaye ubushobozi. Mana ishimwe. Cyakabiri kuba mu Mana, hari ijambo nasomye rivuga ngo nimuguma muri nge, niba batwara muhisemo. Petero avuga ngo niba mwarasogongeye mukamenya ko umwami wacu agira neza, nimumwegere. Niwe buye rizima ryanzwe n'abantu, ariko ku Mana ryaratoranijwe ngo ribe igiciro cyinshi kandi rikomeza imfuruka. Ubu twese uko turaha dufite imfuruka, dufite ibibazo, tujya tugira ibyuho, ariko uhisemo Yesu ajaza mu buzima bwawe akagukomeza. Nzi umuntu, nzi abantu umunsi bakiriye Yesu. Haleluya. Ndashima Imana ko mudasinziriye. Abantu badasinziriye mutere haleluya twumve. Murakoze cyane. Kwigisha iteraniro rya gatatu niba byoroshye, ariko mwebwe ndabona mwanyoroheye. Imana ibamumugisha. Nzi umuntu twasenganaga, mbere yuko akiza yari umwana w'imfubyi, mbere yuko akizwa yarwaraga umutwe, akarwara igifu. Ariko umunsi Yesu amugenderera, umutwe warakize, igifu kirakira. Hanyuma ahora aseka kuko mbere yahoraga arira, akavuga ati ariko ubu nzagera mu buzima butababara ngo numve uko bimera. Ariko umunsi yakiriye umwami Yesu, abona ibitwenge, ahora aseka, ahora yishimye. Imana ishimwe cyane. Hanyuma kugendana na Yesu rero bisaba kuguma muri we. Aha sinza kuhatinda, ntabwo nzi ukuntu abantu barengwa bakibagirwa aho bavuye. Baravuga ngo ukize inkuba, sinumva ngo yibagirwa icyamwirukagaho. Ushize impumu yibagirwa icyagera gute? Reka mbagira inama rero nshuti zanjye, sibyo? Niba Imana iguteje intambwe ikaguha udufaranga, ujye uyihamamo, kuko ibintu Imana iguha ni ikimenyetso kikwera kuko nyuma yaho ngaho hari ibindi byiza biruta bya bindi. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga ngo reka nzi ibyo nzabagirira njyewe. Ubwo n'Imana ivuga si bibi ni byiza, ngo mbareme mu mutima w'ibyo muzabona hehe hanyu. Rero kuguma mu Mana, reka mbabwire, buriya nta muntu wakomeye nka Dawidi. Abatwabonye mu iteraniro rya kabiri nabibabwiye, bariya bami bari bafite ubutunzi buruta ubw'abanone bafite, kubera ko ibintu byabo byose babibaraga mu mafeza no mu mazahabu. Ariko hari abantu tujya dusengana muri Nibature, Imana yamuha akazi k'ibihumbi 50 ukamubura ntazagaruke. Nigeze mbona abahanzi baduka muri iki gihugu, kandi bagahimba, kandi bagahanga, kandi bakabyina, ukabona ari Imana yabikoze. Ariko nyuma y'igihe gito ukabona yatangiye kwambara ikora arirebesheje hejuru, ukabona wamutumira ati mutamaye nayagiye ntago nzaza, agahindura inshuti, agahindura ibyo kunywa. Imana irakureka, kandi Imana ikuretse ugenda nkawe, nta muntu wowe wakemeza nde. Hari abantu bazi kuririmba neza kukurusha, hari abantu bazi guhimba kukurusha, hari abantu bazi kuyobora neza kukurusha. Iyo utari kumwe na ya valeur ajoute, iyo utari kumwe na ka gaciro ka Yesu, abantu bagongera kavuga ati ariko runaka nta n'icyo ashoboye, n'indirimbo ze nimbi. Ni hahandi umuntu aba expired, agaciro k'umuntu kagira gute kararangira.
ariko iyo ugendanye n'Imana igenda ikongerera agaciro. Haleluya. Muri ibyo aravuga ati ayo Imana y'ukuri ikomeza kunyobora kandi ujye unshisha mu nzira yo gukora ibyo ushaka. Aravuga ati mwami wanjye kubaho ntagufite bintera ubwoba n'amaganya. Igihe kimwe umwami Sawuli Imana yajyaga imubwira A akumva B, yamubwira C akumva D, Imana iramureka kugeza ubwo Imana yavuze ngo nicujije icyatumye nimika Dawidi Sawuli, nicujije iramwihorera. Hanyuma rero igihe kimwe Abafilisitiya bamuteye ngo aterwa n'ubwoba, agiye gutakambira Imana, Imana iramureka. Ibwira Samweli avuga ngo naramuretse, yarasuzuguye ingoma ye nayihaye umuturanyi we Dawidi. Iyi Imana ije kugutereta ikaguhendahenda ngo mugendane, ikakwereka ineza yayo, ikabona uripfushagiza, ikabona uripfusha ubusa, irakureka ikajya kuzana abandi. Ibyo murabyumvishe cyangwa nsubiremo? Nongere volume. Iyi Imana reka nibwire abaririmbyi, iyi Imana iguhaye ijwi ukantona ugatangira kugenda usiba izana abantu bakurusha kuririmba. Indaya zigakizwa, abandi bantona mu tubari barakizwa, ikazana abanyaruguru, ikazana abahehe, kandi bakaza bakagusimbura, bakaririmba neza, bakayobora neza. Kubera iki? Bafite amavuta y'Imana. Mu murimo w'Imana ntabwo ajya haba icyuho. Yesu ashimwe. Mwanditsi aravuga ngo, ni Paulo wabivuze ngo abayoborwa n'umwuka w'Imana abo nibo bana b'iki? Reka nivugire ku kandi kantu. Iyo turi mu Mana tugendana nayo, dusa nayo. Hari umuntu wavuze mu Gifaransa aravuga ngo mbwira umuntu mugendana ndakubwira uwo uriwe. Hanyuma hari umuririmbyi wavuze ngo nutumbira Yesu uzasa nawe, ngo bose bazamenya yuko ubana nawe. Imana yabwiye Kuro ngo Kuro uwo nimikishije amavuta, Zaburi ya 45, ngo nkamuneshereza amahanga amuri imbere. Nukuvuga iyo uhisemo kugendana n'Imana, ubu uhisemo kugenda mu cyongereza cyo bita comfort zone. Comfort zone nta hantu nta wagukoraho, nta wakuvuga, naho yabakomeza ate, Imana yamuceka, yamurimbura, iramuritura. Haleluya. Ifite amaboko aruta imbogo. Haleluya. Murabona kwa kundi ntare z'ingore ziziguhiga, Imana irahiga. Imana iziguhiga abanzi bacu, iraterura n'imizi ikajugunya nkiri. Haleluya. Nta wagukoraho kuko uri umwana w'isumba byose, kuko uri umwana wishoboye byose. Imana ishimwe cyane. Amen, amen. Yarabwiye Kuro ngo nzakujya imbere. No kuvuga iyo wihaye kugendana n'Imana, iyo witoje kugendana n'Imana, ikujya imbere ahataringaniye ikaharinganiza, ibihindizo by'ibyuma ikabicamo kabiri. Niba nakubwiye ngo nzakubakira, itangira kugura ikibanza ikagishaka, ifite ukuntu ibigenza bikemera, ikagenda ikuzamurira amavuta, ikakwigisha kuvuga, ikakwigisha kugenda nk'abakomeye, kugeza igihe izamara kwica Sawuli, Dawidi akicara ku ntebe. Imana izi kwimika, ikamenya no kwimika mu gihe cyayo. Izi rero ukuntu ibigenza, bashimeye ibi bigo bye bakabanza bakavaho, ba Sawuli bakabanza bakavaho, ibintu nk'ibyo byose bikabanza bikavaho, Dawidi akicara ku ntebe. Iyo yavuze ngo izajyana nawe, bizajyana nawe. Imana ishimwe. Hari aho tugendana nayo tukananirwa ikadushyira ku mugongo, hari aho tugera ikadushyira ku bitugu, hari aho byanga tunaniwe. Yesaya 40 murongo 21 ibwira Yakobo ngo yewe Yakobo wikwiganyira ngo uvuge ngo Uwiteka umuremyi wanjye ngo ntabwo abizi. Iramubaza ngo mbese nturabimenya, nturakabyumva? Nihihe imbaraga abananiwe. Haleluya. Ngo abasore b'imigenda bazagenda baruhe, bazacogora rwose. Hari igihe abasore b'imigenda nyine baraza bakayoboraho, bakaririmbaho, bagacuruzaho, bakagira gute. Hari aho ugera bikakunanira, amadeni akakunaniza, uburwayi bukakunaniza. Ariko iyo uri kumwe n'Imana ntihakingirizwa, nta gicu gikuba, ahubwo byeyurwa no kuboneka kwe. Haleluya. Iraza ikagusura. Niko yabwiye Yakobo ngo, niko yamubwiye ngo abasore imigenda bazagenda baruye, bazananirwa, bazacogora rwose, ngo ariko bategereza Uwiteka bo bazasubizwamo imbaraga zingahe nshya. Bazagenda ntabwo bazananirwa, bazagurukisha amababa yabo,
baziruka. Mu bihe bikomeye abantu bategereje Imana baraguruka. Mu bihe bikomeye abantu bategereje Imana bariruka. Imana ishimwe, ntabwo bananirwa. Mu gihe abantu bategereza ko birangiye, bo baba batangiye. Aho umwana w'umuntu ananiriwe, Imana ibitangiye. Udufaranga twawe dushize, bene banyu bavuze ngo turamurambiwe, ibintu byose birangiye, Imana ihita ivuga ngo nibigireyo, njyewe ndatangiye. Igihe abantu bakuretse nibwo Imana itangira ikagabura ikambika, nibwo Imana itangira kwishyura minerevare. Tuyihereze icyubahiro. Ariko ntimubona ko yaduhetse tukaba tubaye abagabo? Ntabwo yabahetse mwa babyeyi mwe, ntabwo yabasimbije, ntabwo yagiye bashyiramo imbaraga ukajya ubona hari ibintu igenda ikura mu nzira. Ntabwo nzavaho Yesari yambereye ubuhungiro, nawe nazamemukira azambera ubuhungiro. Umwami wanjye umwami gikomeye gikomeye, umwami ni igitare gikomeye yambereye ubuhungiro. Yaratwimanye uwo Yesu inshuro ibihumbi n'ibihumbi, kandi si banga barabizi, n'ejo bundi yaratwimanye. Mbabarira unyeganyeze umuntu mwicaranye kandi umuzunguze n'imbaraga, mubwire ngo uyu mwaka izatwimana, izaduhagararaho, izaduha imbaraga nshya. Haleluya! Iki ni cyo gihe cyo kwiruka, iki ni cyo gihe cyo kuguruka, iki ni igihe cyo gutumbagira, kuko Imana yacu ntabwo inanirwa, ntabwo icogora. Imana ishimwe. Nta muyaga, nta bihe, nta misozi, nta misozi, nta n'inyanja, nta bihe byabuze umugambi w'Imana kuzura. Kuko Uwiteka guhora kubayishaka bose mbibagirire neza. Nta misozi, nta n'inyanja, nta bihe byabuze umugambi w'Imana kuzura. Ukuboko k'Uwiteka, byihorere guhora kubayishaka bose ngwibagirire neza. Mbwira uwo mwicaranye ngo n'ubu yagukoraho akantu, n'ubu yabikora. Yesu ashimwe. Ndaza gusaba mushumba tuze gusengera n'indwara. Yesu ashimwe. Tuze gusengera n'ibyifuzo, kandi Imana igukoreho akantu, Imana igukoreho valeur ajoutée. Yesu ashimwe. Mose yigeze yibwira ngo kizamenyekana ko njye n'ubwoko bwawe twajyanye nawe, si ukugendana natwe bigatuma dutandukanywa n'andi mahanga. Igiye kumbwira avuga ngo n'icyo uvuze ndagikora kuko wangiriyeho umugisha. Irangije amubwira ngo uzaza hano bugufi bwanjye, nanjye nzanyuza kugira neza kwanjye kose imbere yawe. Imana rero muri uyu mwaka, nonaha, n'ejo no muri uku kwezi, yiteguye kutwereka ineza yayo. Dusenga Imana. Niba hari ibintu bindyohera ni ukuvuga ijambo ry'Imana, ndarikunda kuko ijambo ry'Imana rirahindura. Dawidi yaravuze ngo iki nicyo kimara umubabaro, Zaburi 119:50, ngo iki nicyo kimara umubabaro mu makuba yanjye no mu byago, nuko ijambo ryawe ryanzuye. Uyu ijambo ry'Imana ryakuzura muri uyu mwanya, ukavuga ati umunsi nagiye mu iteraniro rya gatatu hari ikintu ijambo ry'Imana ryakoze. Muhaguruke dusenga Imana. Bamwe biringiye abantu barabahemukira, ndetse babanga bakabakoze. Wowe ntujya uhemuka,
kandi nukoze isoni habwa ikuzo mana yacu. Mana numeze nk'aba kandi nukora ukomeza isezerano kugeza ibihumbi. Mana numeze nk'aba kandi nukora. Twikomeje ku Mana. Abanyagatenga twikomeje ku Mana. Erayo twikomeje ku Mana. Abashumba twongeye kwikomeza ku Mana. Nayoti twikomeje ku Mana. Bamama badiyakoni beza twongere twikomeze ku Mana. Haracyari ibyiringiro yuko igiti gitemwe cyongera kigashibuka kikagira amashami kikera imbuto. Haracyari ibyiringiro nubwo abantu bakuretse, nubwo ibihe byahindutse, ariko haracyari ibyiringiro. Imana iracyavuga ngo iracyadukunda, iracyaduhetse, iracyaduhumuriza, iracyatumenyera abana, ihema ryayo riracyari ku Banyagatenga. Saba abashumba bigire hino dusengera Imana, dusengera itorero, mwigire hino musengera itorero. Tugiye gusenga Imana. Nari nshoje mbabwira ngo twongere tuyikomezeho. Ntinanirwa. Yaguheka ikaguhekana n'ubwana bwawe n'umugore wawe mwese na kaka na tate n'abandi bose yabaheka. Mana iheka abashinwa, igaheka abahinde, igaheka isi yose. Ntabwo wayinanira, ntabwo ikibazo cyawe cyayinanira, ntabwo indwara yawe yayinanira, nta kintu na kimwe, nta musozi na muke, nta burozi na buke, nta mahembe na make, nta madeni na make yananira Imana. Iracyavuga ngo iracyari muri preza, iracyakora, iracyarwana, iracyarimbura, iracyagaburira imfubyi. Haleluya. Imana iracyakora ubukwe, iracyishyura amadeni agashirayo, iracyakiza diyabete n'amakanseri, iracyafite itangazo riruta ayandi, iracyafite inkuru nziza, iracyitwa Imana. Munyemerere dusenga Imana, dusenye iyo mu ijuru tuyihamagare. Muri iri teraniro ihora ihendahenda ngo niba harimo umuntu udakijijwe, niba utarayemerera ngwino yakire, ngwino wakira agakiza. Ntabwo nyakunda guhendahenda abantu kuko baba bumva Ikinyarwanda, ariko gukizwa bifite umumaro, kandi Yesu ni byose kuwumufite. Mama uri hano ukaba udakijijwe, sister uri hano ukaba udakijijwe, brother uri hano ukaba udakijijwe, abantu badakijijwe bifuza kwakira umwami Yesu cyangwa babivuyemo, mutera intambwe muza abashumba babasengere. Mwigire hino. Niba uhari ukaba utarakira umwami Yesu, dushyiraho amasegonda, dushyiraho umunota wo kubitekerezaho kugira ngo uvuge ngo nanjye ndashaka kwiyakirira umwami, nanjye ndashaka kuba muri ubwo bwihisho. Niba hari uhari natera intambwe zitumusengere. Ntawe? Niba nawe uhari tugiye gusenga Imana. Nashoje mvuga ijambo ngo twongere tuyikomezeho. Mushumba mudufashe. Tugiye gusengera ibyifuzo, tugiye gusengera itorero, twongere tuyikomezeho. Imana ibahe umugisha. Haleluya, haleluya, haleluya. Reka dusenge Imana tuyikomezeho, itwongerere imbaraga, kandi ifite gahunda nziza yo kudutabara. Dukomere Imana amashyi. Yitekerejeho asanga igihari iki. Wowe ntabwo usigaye. Reka kurwana n'umutima, rimwe utazahagarara wizize. Birumvikana neza. Niba itakuzi nta gahunda ifite yo kuguheka, ntabwo izaguheka. Usibye no kuguheka ntabwo izagufata ukuboko, kandi irashaka kugutabara. Ariko banza uyikomezeho. Ntabwo wifuza kwakira agakiza cyangwa ukaba waraguye, ngwino nawe tugusengere. Niba udahari uyu arahagije rwose. Ka Pastor Oreya amusengere, natwe dusengere iteraniro ryose. Mana turagushimiye ko utuzi ukatumenya no mu mazina. Kandi umuririmbyi yararirimbye aravuga ngo ubwo azaza ahamagara amazina y'abera,
ngo nzi ko nzumva izina ryanjye nanjye nkitaba. Tuzumvishwa nuko twakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza, nuko umwuka wera akaza muri twe akazatuzamura. Cyubahiro n'ikibi cyawe. None ijwi ryawe ry'impanda rivugiye ku mubyeyi wacu, yemeye kukumvira kugira ngo nawe yandikwe mu gitabo cy'ubugingo. Turamusengeye kugira ngo umubabarire gukiranirwa kwe, umubabarire ibyaha bye mu izina ryawe Yesu Kristo. Imbabazi zawe zimugaragareho, umwandukuye mu gitabo cy'urupfu, umwanditse mu gitabo cy'ubugingo. Turagushimye kuko uri Imana y'inyembabazi, turagushimye kuko uri Imana ifite ubugingo, ubugingo buzahoraho, ubugingo abera bazabona. Urakoze kumubabariye, kandi urakoze kumugiriye neza. Nawe mwami umwambika imbaraga, umurinde gusubira inyuma, umurinde gucogozwa n'incamugongo z'isi, ahubwo ugafasha icyemezo, umwuzuza umwuka wera, kugira ngo uwo mwuka wera uzamuzamure. Urakoze. Natwe nk'iteraniro turisengeye, utugirire neza. Tugeze mu minsi iruhije Pawulo yavuze, dusabye umwuka wera, dusabye imbaraga, dusabye icyerekezo cyiza, dusabye icyerekezo gishya, dusabye ubwizigame bw'umwuka wera, dusabye imbaraga z'ijuru, dusabye ukuboko kw'Imana kongera kudukoreho bundi bushya. Turagushimiye. Wabwiye Kuro ngo uzamujya imbere hataringaniye uharinganize. Natwe hari ibyo tubona imbere yacu bitaringaniye bitubuza gutambuka. Urongera ubwira Zerubabeli ngo wa musozi we wiyita iki, ngo imbere y'umugaragu wanjye Zerubabeli ngo uzahava ngo hahinduke ikibaya. Bigaragara nk'imisozi ku itorero ryawe kubera abawe, nibyike mu izina rya Yesu, kugira ngo abera batere intambwe bongere bashyikire ubwiza bwawe. Turagushimiye, tugufite ntitwifuza undi murengezi, uri umurengezi wacu. Dawidi we yaravuze ngo iyo Uwiteka batari we wari baye mu ruhande rwacu, ngo ubwo ababisha baduhagurukiraga ngo baba baratumize bunguri. Iyo utaba mu ruhande rw'itorero, iyo utaba mu ruhande rwacu, ntabwo hacu haba hakibukwa. Ariko turagushimye ko twateranye, none turi imbere yawe, dusabye imbaraga, dusabye iyindi asiranse ikomeye cyane y'ijuru, kandi dusabye mwami Valera ajuteye umwuka wera. Dusabye Valera ajuteye umwuka wera kugira ngo tubashe gukomera. Nitumara gukomera dukomeza abandi, kandi tugende dushikamye. Ntabwo uzadusiga, ntabwo uzaduhana, niko wabwiye Kuro. Haleluya. Kandi ngo abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi utabashika kunyeganyezwa, ngo ahubwo uhora uhamye iteka ryose. Turakwiringiye, natwe tugukomeyeho, turi mu bwihisho bwawe, turi mu gicucu cy'ishobora byose. Uzabana natwe kandi uzaturengera tugeze ku gupfa. Dusabye umugisha, dusabye imbaraga, dusabye amahoro, dusabye gutuza, dusabye kugirirwa neza nawe, dusabye amaso y'umwuka, dusabye ubwenge buva mu ijuru, dusabye intervention y'ijuru imanuke kandi igere kuri buri mumwe wese. Umubyeyi waje, umugabo waje, umusore waje, umukobwa waje, umushumba waje, buri mwe wese atahana igishyashya muri we, kandi kizamukomeza tukazageza ubwo tuzumva impanda. Urakoze. Ni mu izina rya Yesu tubyambaje twizeye, amen. Nikomeje kurutare nandi n'umusenyi nihahandi. Twikomeje kuruta nandi n'umusenyi nahandi. Haleluya. Mbabwire ko Imana niyo yonyine idufitiye imbabazi. Imana niyo yonyine idufitiye impuhwe, niyo yonyine ifite umugongo mugari.
haleluya, wo kuduheka, kandi ntabwo ifite gahunda yo kuducutsa. Iraguheka, ikaguhekana na papa wawe, ikaguhekana na mama wawe, ikaguhekana n'umugore wawe, ikaguhekana n'umugabo wawe, ikaguhekana n'umwana wawe, ikaguhekana n'umwuzukuru wawe, ikaguhekana n'umwuzukuruza wawe. Imana ikaguheka. Haleluya. Nabonye aho Imana iheka umuntu, imvi zikarinda ziba uruyenzi ikimuhetse. Ariko nabonye aho abantu baheka abandi, hari aho bagera bakabajishura. Nabonye aho umukoresha ajishura umukozi. Nabonyeho isi itureka, ariko Yesu nta gahunda afite yo kudukura mu mugongo. Abahetse nimugumemo, azagukuramo kubera ko wabigizemo uruhare. Ariko igihe utagize uruhare wo kugira ngo agukure mu mugongo, afite gahunda yo gukomeza kuguheka. Imana tuyihereze icyubahiro. Ishimwe. Uyu munsi sinzi ukuntu byagenze, ariko Imana yaje duhaye ibihe byiza mu materaniro yose. Umwigisha reka tumwerekezeho ibiganza tuvuge ngo Imana imuhe umugisha mwinshi cyane. Tugeze mu mwanya mwiza wo gutanga icya 10 n'amaturo. Umwana yari mu mugongo w'umubyeyi kugira ngo amutinzemo nuko yitwara neza. Ariko iyo witwaye nabi umubyeyi agukuramo. Ariko iyo umwana yitwaye neza mu mugongo agumamo. Kwitwara neza mu mugongo w'Imana nuko twubaha ibyidusaba, nuko dukora iby'Imana ishaka. Tugomba gutanga icya 10 n'itegeko ry'Imana n'amaturo kugira ngo turusheho kubona imigisha y'Imana. Umuntu wese wamajije kubitekereza ugiye gukora mu butunzi bwe atanga, Imana imuhe umugisha. Turakoresha ibiseke biraha, nawe yafite kuri telefone kode niriya 793 796 793 aho shutimu iri hehe? Muze shaka indirimbo ya 10 tuyiririmbane, tambukana amaturo. Tarimba ibitero bibiri mubangukana amaturo, kandi Imana ibahe umugisha mwinshi cyane. Shima umwami wo mwijuru, nanga ibyo mushimisha. Nari mboshywa arambora, narwaye arankiza. Tumushime, 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 niwe mwami uhoraho. tumushime, 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 niwe mwami uhoraho. Tugiye gukomeza n'igitero cya kabiri. Bazane ibiseke dushyiremo umusanzu wo kubaka inzu y'Imana. Natwe Imana yaratwubakiye, n'abandi Imana ifite gahunda yo kubakira. Kandi nimutaha mujye mureba kwa Mana, murebe inzu y'Imana. Turimo turakora amasuku kandi arasaba imbaraga nyinshi. Rero muzana amafaranga mushyiremo aha. Birashoboka ko wajyanye ibahasha wayizana, kandi ushobora no guhiga ugatwara indi. Abadiyakoni baraje, uze gutwara indi uzashyiremo amafaranga. Washyiramo sima, washyiramo umucanga, byose byajyamo. Abantu rero mugiye gukoresha ubu buryo muza gushyiramo amafaranga namwe. Imana ibaho umugisha. Igitero cya kabiri. Basogokuruza kera bari mu mibabaro, abagirira imbabazi. muhimbarize ibyo, Tumuhimbarize ibyo, nanone tumwizigire, nanone tumwizigire, nanone
murakoze imana ibaha umugisha. Tugiye gukoresha na telefone zacu. Niba ufite umugisha ubyumve neza, niba ufite umugisha ufiteho amafaranga koresha telefone yawe, kandi niba nta mafaranga ufite nta kibazo, niyo waba uyafiteho hari ikibazo runaka wateguye gukemura ayo saa yawe, ariko niba ufiteho amafaranga koraho dukore umurimo w'Imana. Akanyenyeri 182 akanyenyeri 8 tugendane. Waduhasima 110 imwe se akanyenyeri 1 kode niri iri hariya 790 263 263. Ubwo rero uko ubikora Imana iraguha umugisha, kandi turabizi neza abamajije gukora muri ubwo buryo Imana ibaha umugisha mwinshi. Murakoze cyane, murakoze, Imana ibaha umugisha. Tugeze ku musozo, reka sabe bayobozi ba ministeri y'umuryango, hari message tubaho no munsi no muri kino cyumweru no ku cyumweru, kandi tukifuza ko mubahiriza ibikubiyemo. Ni umwanya muto cyane twarangiza tugasoza iri teraniro. Uyu ni umuyobozi wa komisiyo y'iterambere, ariko akaba n'umuyobozi wungirije wa ministeri y'umuryango. Murakoze. Yesu ashimwe. Mwiriwe neza. Dufite itangazo ry'umuryango dushaka kubaha. Mwiriwe. Dufite itangazo ry'umuryango dushaka kubaha, kandi twifuza yuko muzagerageza kubahiriza. Twabateguriye icyumweru cy'umuryango kizatangira ku itariki 9 z'ukwezi kwa gatatu, kizageza ku itariki 15 z'ukwezi kwa gatatu. Azaba ari kuwa mbere kugera ku cyumweru. Icyo cyumweru twakise icyumweru cy'umuryango. Muri icyo cyumweru abo twigize kubana mu biterane cyangwa se mu cyumweru cyabaye mu kwezi kwa gatanu muri uno mwaka ushize, twagizemo icyumweru cy'isanamitima. Icyo cyumweru rero kizaba ari icyumweru cy'isanamitima. Hanyuma tuzaba dufite intego iri muri Zaburi 147 umurongo wa 3, ahavuga ngo akiza abafite imitima imenetse, apfuka inguma z'imibabaro yabo. Icyumweru cyose tuzaba turimo tuvuga, abigisha bose bazatambuka hano bose bazavuga ku cyizere cyo gukira nubwo hariho ibikomeretsa. Ibyo twita ibikomeretsa cyangwa se ibyo twita ibikomere ni byinshi. Turifuza kuzasobanura kimwe ku kindi tukabereka n'uburyo umuntu ashobora gukira. Ibyo ngibyo tuzagira umwanya uhagije wo kwibasobanurira. Dufashe uyu mwanya rero kugira ngo tubabwire gahunda izakurikizwa. Ku wa mbere ku itariki 9 tuzabana n'abibana kuva saa 3 za mu gitondo kugera saa 10. Iyo tuvuze abibana tuba tuvuze abapfakazi, tuba tuvuze abatandukanye, ni ukuvuga abadivorce, abatandukanye mu buryo bwemewe n'abo bashakanye. Tuba tuvuze abatawe, hari umugabo wasigaye mu rugo umugore aragenda, cyangwa se hari umugore wasigaye mu rugo umugabo yarumutayemo, aribana ntazi yaba cyangwa se aranahazi, ariko umugabo yaragiye ari mu bundi buzima bwe. Tuba tuvuze rero nanone n'abandi bantu batashatse. Hari umuntu utarashatse ariko afite umuryango, afite abana 2, 3, umwe se bakuru, kandi ntiyashatse, ntago ari umupfakazi, nta nubwo ari umudivorce, nta nubwo yatawe, ahubwo afite umuryango. Uko yawubonye nabyo ni igikomere. Tuzabiganiraho rero, abo bantu turabakeneye. Dufite n'ikindi cyiciro tudakunda kuvugaho cyane, kandi nacyo kiri ngombwa, cy'abantu nanone batatawe, batapfakaye, batabaye abadivorce, ariko imiryango yabo aho iri bahaza ariko batazongera kubonana nabo. Urugero nk'umuntu ufunze ubuzima bwe bwose, umugore ari aho ngaho ntabwo ateze kongera kubonana nawe kandi ariho, cyangwa se afunzwe igihe kirekire. Abo nabo tuzabana ku wa mbere. Ku wa kabiri
tuzabana n'abagore bafite abagabo bonyine. Abazaza badafite abagabo kwa kabiri tuzabasezerera kuko tubakeneye ku wa mbere. Hanyuma ku wa gatatu tuzabana n'abagabo mu masaha ya nimugoroba. Abagabo bose yaba ari abanyumva mu midugudu itandukanye bose turabatumiye. Tuzatangira abagabo tuzatangira saa 12 ku wa gatatu. Ku wa kane ku itariki 12 tuzabana n'abaririmbyi bose, amakorari yose, babandi bajya kurepetera ahantu, babandi bagira gute, ntago byemewe. Turabinginze, nabyo biriya ni ibikomere. Muzaze tubabwire icyo twabahamagariye, muzaze tubiganireho. Uzasanga ari uburyo bwo kwiyomora kandi wikomeretse. Muzaze tuganire. Ku itariki 12 tuzabana n'abaririmbyi bose, tuzatangira saa 11:15 tuzageza saa 2. Hanyuma ku wa gatanu tuzabana n'urubyiruko muri ya masaha yabo, tuzabana n'urubyiruko nabo tuzaganira nabo. Turashaka kubasobanurira ibijyanye n'uburyo umutima ukomeretse ubasha gusanwa, kandi birashoboka. Ku wa gatandatu ku itariki 13 tuzabana n'abantu bakoze ubukwe batari barenze imyaka 5 bakoze ubukwe. Hari abantu banyuze mu biganza byacu tubigisha. Abo mu materaniro yabanje nababwiye ko giye abamaze kunshi imbere kugera uyu munsi ni 151. Abanyeshuri banyuze imbere baragera ku 151. Abo bose turabakeneye. Ku wa gatandatu saa 7:30 ku itariki 14 kuzageza nka saa 10:30 tuzabana namwe kandi bizabagirira akamaro. Hanyuma ku cyumweru hazaba amateraniro asanzwe abiri. Iteraniro rya mbere n'irya kabiri na amateraniro asanzwe, nabwo tuzaba twiga ku isanamitima. Iteraniro rya gatatu rizaba ari iteraniro ry'urubyiruko gusa. Ku itariki 14 rizaba ari ry'urubyiruko gusa, keretse abadiyakoni bazaba bari mu kazi, abandi bose bazaba ari urubyiruko. Impamvu y'urwo rubyiruko ni ukugira ngo bagire umwanya wo kwigana n'umwigisha uzaba uri mu kubigisha, ariko noneho abagabo n'abagore babandi twita couple tuzatangira saa 9. Niba bateranye iteraniro rya mbere n'irya kabiri bazagenda bitegure. Ubushize twatangiye mu masaha 10:15 bigaragara ko umwanya ubaye muto. Ubu noneho tuzatangira saa 9 ku itariki 15, hanyuma tugeze mu masaha 12. Ntabwo twifuza ko muzaza mukererewe, ahubwo muzaze dutangirira igihe. Dufite abarimu beza bateguwe, muzaze muzabona yuko byari ngombwa yuko tugira icyumweru cy'umuryango. Mwese rero turabararitse, kandi kuri iyo gahunda uko iteye muzararike n'abandi. Imana ibahe umugisha. Muzaze buri wese, harimo igihe cye. Hari umusore witwa Yomenya Kare Odanse, arahari? Natambuke aze. Nigaba Sheriwe nabatambuke aze. None se kuri inshuro kuje warakaye? Shuruje warakaye kubera iki? Mwegere gakeya nta kibazo. Bafite ubukwe ku wa kane saa 8. Dufite amasengesho, ni ubukwe budasanzwe. Niba hagera bazahabwa inshingano, amasezerano, bahite bigendera bakomeza ibirori, amasengesho akomeze. Uyu mukobwa n'uyu musore barakundana cyane. Barakundana cyane. Urukundo rwabo rurakomeye, nta n'uwabyivangamo ngo bishoboke. Baratubwiye bati rero nk'itorero turi mu muryango, ntabwo twifuza kwishyingira, kandi twebwe nta n'ubushobozi dufite. Niyo zaba ari fante 5, apana amakesi amacupa 5, twebwe twakora uko tukagenda tukayanywa tukitahira, ariko tudatukishije Imana. Aha ni mu muryango rero, mushyigikira aba bantu. Baza n'igiseke, ntabwo tujya dukunda gukoresha ubu buryo, nta nubwo buhoraho, ariko mubashyigikire uru rugo rwabo ruzagira icyo rutangiriraho. Reka tubabwire na telefone 078 47 39
9 8. Murakoze. Subiremo rimwe. 0 7 8 4 7 gatatu 9 9 7 8. Murakoze. Ntimugatinde mujye muza mwihuta, ngaho mwigendere kwicarira ntacyo bitwaye. Komeze mubegere ababyeyi, abagabo mubafashe. Yego. Dushimiye umwigisha w'ijambo ry'Imana, yatangiye mu iteraniro rya mbere, rya kabiri, rya gatatu. Reka tumwerekezeho ibiganza. Diakoni Samson, tuvuge ngo Imana ibigenze gute? Korali Elayo, Imana yacu irakicaye kuri ya ntebe ya yindi. Haleluya. Imana ibahe umugisha. Korali Nayoti, Imana ibahe umugisha. Abakristo mwese, inshuti z'itorero, abashyitsi, abadiakoni, abo twabanye mu buryo bw'ikoranabuhanga, mwese Imana ibahe umugisha. N'abashumba, Imana ibahe umugisha. Naho ngewe murakoze cyane. Nimuhaguruke rero senga Imana dutahe. Imvura yaguye, ni nayo mpamvu mubona twagiye dutinda kugira ngo atagira umuntu ugenda yakerewe. Ku cyumweru mwumvishe ko dufite igiterane n'amasengesho azatangira ejo. Muzabizirikane, muzaze mu giterane kandi muzazane n'abashyitsi. Kandi turi no mu masengesho y'iminsi 40 arimo arakorerwa muri Burakeye. Abantu barimo baraza muri Burakeye, barimo barahakura izindi mbaraga. Imana ikomeze iduhana umugisha twese. Mana y'icubahiro, turagushimiye, watangiranye natwe kuva mu gitondo. Twabonye imbaraga zawe, wakoze ibikomeye mu materaniro yacu yose. Dusabye umugisha wawe iki cyumweru, umugisha wawe uzabe kuri buri wese. Tuzahahe kandi tuzaronke. Uzaduha umugisha abacuruza bazacuruze bunguke. Uzabahe abakiriya ubarinde ibisambo. Abikorera uzabashyigikire. Abakorera abandi uzabaha ubwiza. Abadafite akazi uzabaremera imirimo. Buri wese azatwikirirwe nawe. Mana ishobora byose, ineza yawe izagere kuri buri wese. Uzaturinde kurwara no kurwaza. Uzaturinde ibyago n'amakuba. Uzaturinde impanuka. Uzatugirire neza. Umugisha wawe uzatubeho. Amen. Bose bavugira icyarimwe. Ubuntu bw'Umwami wacu Yesu Kristo, n'urukundo rw'Imana, no kubana n'Umwuka Wera bibane natwe twese none ibihe bidashira. Amen. Mujyane n'amahoro ya Kristo. Iki cyumweru cy'umuryango muzabwire nabo muturanye bose, muzararike. Ni mu cyumweru gikurikira iki.